mvukamo hanyuma ariko nkijijwe neza kuko icyo cyane ntago ibyo byaha ntago nkwese nimbijyamo nza ko ntafite ababyeyi bazanyitaho hari ubundi hari ikuntu hari Imana izikashyira ikibazo imbere igashyira bariyeri imbere yawe nukuri naho utajya kugirwa inama ariko reba imbere yawe Imana iba yaraguhaye hari ikibazo utagomba kuvuga ngo reka ngo mpohe kubw'ikibazo urimo cyangwa kubw'imiterere yawe uhagazemo hanyuma ndambwe ngo nzakugirira neza uzaba umukozi wanjye uzagenda amahanga ibintu byinshi bikomeye ariko kubera ubwonko bwanjye na karande mfite imbwira iwanyu use hari aho haviki uri imfubyi uzabona icyo uzabaho gutese ariko ndakomeza ndasenga hanyuma Imana ndambwe ngo ngiye kugukorera ubukwe Emmanuel nkumva ntago bishoboka cyaguteranya Imana n'ibyaha ureka ibyaha Imana izakugirira neza nanjye mfite ijambo nanjye mbere bese umugisha Yesu ashimwe cyane kubaho Uwiteka haleluya ubaha Imana izakubahisha ntago bivuze yuko muvuka mu muryango utagize utaragize utunga uzatunga kubera kubaha Imana karandi kizwa no gusenga kandi keneye wiha umwanya bidafite umumaro wiha umwanya bidafite umumaro mu buzima bwabo haleluya hindutse ku buzima bwanjye haleluya dufite Imana ihindura amateka dufite Imana ikomeye dufite Imana isinya ntiyagira usinyura kandi yarambuye ukuboko nta waguhina izere Imana irashoboye irakora mu by'ukuri ndatangira ndasenga nkura n'abanyamasengesho batandukanye aho ngaho mama yakoreshaga abakozi b'abanyamasengesho basenga batangira kunyigisha ngo basenga ubutayu batangira kunyigisha ngo basenga ubuvumo mama mwakurushya ntabwo yigeze mbongamira ku gusenga Oyese reka tubashimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ko tubana hano ku bumwe bw'abera ministries aha amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka niba utameze neza reka wizere ufatanye natwe kwizera uzamure kwizera mu izina rya Yesu Kristo waza kumera neza mu izina rya Yesu kandi tuzi ko hari abantu benshi Imana igenda ikorera imirimo n'ibitangaza bakabasha kumererwa neza bakagubwa neza kubw'amavuta yakandagiye amateka cyangwa se yakandagiye ibibarwanya bakabaho neza cyane imbere ya kamera z'umwe bw'abera ministries twakiye umumama hagiye kutwibwira ariko reka twakira abantu muri burengerazuba iburasirazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali ntara gatiratu y'abadiaspora abantu mukunda mushumba abantu mukunda ubumwe bw'abera ministries abantu yenda mwari musanzwe muzi uyu mumama tukaba none tugiye kumwakira mukaba mugiye gutera agatebe kugira ngo muze kunezerwana natwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi munezerewe cyane Imana y'amahoro rero baho umugisha kandi bishimire reka tumwakire atangira twibwira namara kutwibwira asenga Imana ubundi atwibwire birambuye ariko ntabagenda nabataziranye mwaramutse neza Yesu nashimwe amen amen muhitwa bande nitwa Mukamutesi Atanazi umudamu ariko ku bantu benshi banyita ku izina ry'umwana mama Debora afite abana n'umutware Imana ibaha umugisha n'abana batandatu Imana ibaha umugisha umutware n'abana batandatu kuki utongeyeho ngo umutware umwe oya ni bisanzwe niba umuntu azabishyizwe agiye ni umutware umwe ariko ntekeza ko abantu babyumva ariko wenda ashaka ko ari abafite babiri cyangwa batatu ariko jye ni umwe Imana ihabwa icyubahiro cyane kandi turakwakiye kumwe bw'abera ministries watangira usenga Imana noneho ukatubwira mama Debora ni muntu ki ese nawe amavuta yakandagiye amateka yakandagiye ati masenga Imana reka dusenga Imana turagushimye Nshuti yabira tuguhaye icyubahiro tugushimiye kugira neza kwawe gukomeye tugushimiye ubuntu bwawe ni neza uburinzi bwawe bwiza bwatubayeho Uwiteka Imana nyiringabo waraturinze watwiyegereje mwami Imana mu rukundo rwawe waturinze imiyaga n'imiraba byari bihari ariko twabonye ukuboko kwawe uri imfura mu bazutse uri inyangamugayo uri umugabo ukomeye uri wo kwizerwa uri wo kwiringirwa ufite ubushobozi n'ubutware mwami haleluya turagushimye ko watwongera iminsi yo kugira ngo tu Nazareti amen 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 Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza shimye Imana ko ubumwe bw'abera ministries batwakiriye Imana ibaha umugisha ngira ngo abantu tuziranye ku batandukanye ariko nezerewe n'Imana kuba naba nabaye hano Imana ibaha umugisha nshimiye umushumba ngiri ikizere
kantumira. Imana ishimwe kandi nukuri Imana imuha umugisha. Ni Yesu wabikoze. Hanyuma shimiye nawe Emmanuel, Imana iguhe umugisha bw'umwanya wawe watanze. Ntago kazi kaba koroshye gukora, ariko Imana iguhe umugisha. Kandi ubukristo ujye ubugumamo. Ibintu nubikora neza wubashye Imana izakubahisha, kuko nkuko hari aho yagukuye naho ikugejeje n'ahandi hasigaye izabikora. Hanyuma wambajije ngo mama Debora ni muntu ki, turi ku kiganiro kivuga ngo amavuta akandagira amateka. Imana ibaha umugisha. Rimwe na rimwe Imana iguha ibintu, ifite uko iguha ibintu ntubibike muri wowe, ahubwo uzabibwira abandi. Mama Debora ndi umudamu nkuko nabivuze, umutware n'abana 6, abahungu 3 n'abakobwa 3. Ndashima umwami Imana kuko ariyo yabikoze. Hanyuma Mama Debora wibaza ngo ndi muntu ki. Mama Debora ndi umukozi w'Imana, ariko ufite aho Imana yankuye. Rimwe na rimwe hari igihe tujya tuvuga ubuhamya, ariko kavuga uriya muntu yavuye hehe. Mama Debora ni muntu ki, kuko Mama Debora tumuna kuri, ariko se Mama Debora mbere yuko Mama Debora yaciye hehe. Hanyuma reka manze ku buhamya bwanjye nkiri umwana. Mvuka mu muryango w'abana, mvukana n'umwana umwe niwe dusangiye papa na mama. Papa yaje kwitahira, mama biba ngombwa ko yishakira undi mutware, kandi byari ukuri. Hanyuma nawe babyarana umwana umwe. Ubwo urumva ndi mukuru w'abana 2. Ndashima Imana n'abandi bagiye bitahira, ariko ndashima Imana ko yangize uwo ndiwe. Hanyuma nasanze iwacu basengera mu itorero Gatolike. Hanyuma ndikuriramo rirandera, niga gusenga. Hanyuma igihe kiragira kubera ubuzima, twari dutuyana ku Gikongoro. Ubuzima buba ngombwa ko mama ajya gushaka, ariko biba ngombwa ko tutabana. Hanyuma ndangije nibwo hari uwangiriye impuhwe, nzana mu mujyi wa Kigali. Mbona ndabankura akazi ko mu rugo imyaka 11. Hanyuma Imana irandinda ibana nanjye. Hanyuma nza gukora ahantu hafi y'itorero ry'abarokore. Numva abantu barimo baririmba bavuga Imana, numva sinzi ukuntu nuzuye. Nkunda ndi mbivuga ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira 38, ngo ntabwo nkwiye kujya niganya nibaza uko ejo nzaba merewe. Hanyuma iyo ndirimbo yambagamo cyane, nkumva ndaririmbye, nkumva ndishima. Ariko urumva mu by'ukuri bwari ubuzima bubi bwo kutarerwa n'ababyeyi, bwari ubuzima bukomeye, bwari ubuzima budafite icyizere cy'uko ari aho wagera. Rimwe rimwe hari igihe ugera mu buzima ukavuga ngo ariko ngo uriya muntu yageze hano, ariko ngiye buriya nzahagera. Ariko nagiye nkubwire ngo nukuri nta kimana idashoboye, uyizere. Hanyuma nza gukomeza. Rimwe rero bazanza kwaka uruhushya, nasengeraga kwa Siliziyane Kimihurura. Hanyuma mbona amasaha yantwaye, ninjira muri iryo torero ry'abarokore ryitwa Urukundo rwa Yesu. Niho nakira umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye ari Sonatibe. Hanyuma barabwiriza, umubyeyi umwe arabwiriza, abwiriza ndafashwa. Hanyuma kwa kundi iteraniro urangije kwigisha, avuga ati ninde wumva watsinzwe n'ijambo, ninde wumva ushaka kwakira umwami ngo amugirire neza. Hanyuma mu gihe abivuze ntabwo nzi imbaraga zanteruye ku ntebe nayo nicayeho. Hanyuma ndatambuka imbere, urumva ntitaye abantu mu itorero benshi, ntatinye amaso ampanze. Ntabwo nzi ukuntu nanjye byagenze, ariko reka mwe ngo ni imbaraga z'Imana zari gutuma zashaka komba uwo ndiwe. Hanyuma nibwo nakira umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye, ndatura. Hanyuma nyuma uwo mubyeyi ndamukunda. Urabona hari ukuntu mu itorero abantu bakizwa bakabakurikirana bagasigara nyuma y'amateraniro. Hanyuma natwe twarasigaye. Uwo mubyeyi nza kumubwira ngo ndamubwira ngo namukunzi, none ko ngushaka nakubona gute. Ntago nanjye nari nzi ibinkoresha ibyo ari byo, ariko nkimara gukizwa cyane niho namenye ko ari umugambi Imana yashakaga. Hanyuma nibwo ampaye rendezvous. Ndibuka ko yampaye umunsi wo kwa 3, wasaga ku munsi wo kwa 3 no kwa 5. Hanyuma arambwira ngo kwa 3 tuzabonana nta kibazo. Mu by'ukuri Emmanuel, hari igihe umuntu wumva ugashaka umuntu ugukunda, mbwire n'umuntu ushobora kuba yumva ko hari umuntu wamubuze umukunda, nukuri igihe kizagera mubone. Nari nkeneye urukundo. Urumva umwana utarezwe n'ababyeyi, wabaye mu ngo zitandukanye, narakoze akazi ko mu rugo, narababaye. Umva mu nyukuri imyaka 11 ntago nigeze nzerera ahantu henshi, ariko nakoze nko mu ngo zigeze muri 5 enye gutyo. Urumva bwari ubuzima butarezwe, ntago nari nta burene nari mfite, ntago nishimaga. Nahuraga ndakaye, mbabaye, mfite umubabaro ukomeye. Numvaga nta kintu cyanezeza. Mu by'ukuri ari kuntu umuntu yo avuka nabi, akonka amashereka nabi, akanagira uburere bubi, ariko turashima umwami Imana. Haleluya. Uhindura amateka, akagwa amavuta akanagira amateka, ubuzima bugahinduka. Hanyuma
ampaye uwo mwanya nakuruhushya abo twabanaga ndagenda turicarana. Mu by'ukuri ntabwo nzi uko byagenze, numvise shaka reka mvuge ngo kwiyambura ubusa, ukuntu yambura ubusa ukavuga ati reka niyambura ubusa mbwire buri muntu ikintu cyose kindi mu mutima nkibwira umuntu. Yari yanteze amatwi ndamubwira ntangira ku buzima bwanjye nabayemo. Mu by'ukuri uko mubwira agenda agira emotion, ababara, ubona afite agahinda n'umubabaro. Mu by'ukuri ndagira ngo nkubwire, ndangiza mubwira ngo ndashaka ko mbera umubyeyi. Reka mbabwire ngo Imana ifite amaboko yayo. Amaboko y'Imana n'abantu ituzanira mu buzima, abantu babyumve. Hanyuma arankunda cyane Emmanuel, arankunda, arambwira ngo nta kibazo uzaza. Mu by'ukuri kubw'ubushobozi yari afite n'abantu yari afite arera, ntago byari bimwemerewe ko rwose nanjye najyamo. Urumva yari umudamu nawe adafite umutware, afite abana 5, afite ubwo ku rusengero habaga umucuranzi we, yaratunze n'abandi, yagendaga agira neza. Mu by'ukuri kubw'ubushobozi yari afite ntago byari kwemereka, turebesheje amaso y'umubiri ntago yari akwiye kunshiramo. Ariko kuko y'Imana yari ifiteho umugambi, Imana ishimwe, mu nzira nyinshi Imana ifite zose ifite, ntago twavuga ngo ni igihumbi ahubwo ifite inzira zose. Harimo inzira nawe izacamo gutabara wowe unteze amatwi uri munyumva. Nta hantu haba Imana itagukura, nta neza Imana itagushyira. Hanyuma arambwira ngo nta kibazo, njya ku kazi ndasezera, ntekereza ukuntu nzasezera, cyane ko banahundaga. Umuntu wese nakoreraga ngira ngo barabizi, hari buhamya tuvuga enda abantu babeshya, ariko dukwiye kuzajya tuvuga ibyo tuzi kuko hari ababa tuzi. Hanyuma barankundaga cyane kuko yo nakoreraga umuntu, nakoraga nk'uwikoreye. Uzareba umwana nyine wo mubabaro aca inshuro, yaca inshuro ukumva utuntu twose ukadukora n'utwo batanakubwiye ukadukora, ntago uyoberwa ubwenge. Hanyuma kuko uvuga ngo ni ngewe wizi, ni ngewe wimenye, ni ngewe wigurira umwenda, ni ngewe bigenda gutyo. Kandi nafite na murumuna wanjye mfashe wiga segonderi, ko byabaye ngombwa ko urwo rugo mama yubaka bitaba byiza, ariko turashima Imana ntacyo biba bidutwaye. Hanyuma antega amatwi arambwira ati nta kibazo uzaze nkugira umwana. Namubwiye ndumva nshaka gusenga, ndumva nshaka kuba umurokore, ndumva nshaka gukizwa cyane, ndumva nshaka gukoresha impano mfite. Ati nta kibazo uzaze. Ubwo nsigana ikibazo cyo kujya gusezera, ariko ndeba ukuntu ndi bubabwire n'ukuntu bagukunda, nita ku bana. Hari ukuntu ugira igikundo, ngenda shima Imana ko Imana yampaye igikundo. Hari ukuntu uba ukabona kumva umuntu wese arakumvise aragukunze. Hanyuma kandi ni Yesu ubikora. Hanyuma urumva ko nkifite za karande yo kubabara, karande yo kutavuga, karande yo kutishima. Urumva ubuzima bwose naciyemo nibaza bwari ubuzima bw'ubugome ukuntu umva ko nta wakunezeza. Hanyuma ndangije ndababeshya, mbona nta zindi mpamvu ndababwira, ndavuga nti nabonye umushinga undihirira. Ariko koko ndashima Imana, nsanze koko nashimye Imana koko hari umushinga wundi naringiyemo, umushinga wo kubaha Imana. Hanyuma baransezera koko ndagenda njya kuri wa mubyeyi. Urumva nta nari kubihisha, najyaga nza ku rusengero bakambona, ariko nyine abona kwenda nanza akazi. Hanyuma umubyeyi nkimara kugera mu rugo, ko nenda musabye ngo nashaka kwibi wawe mbe mu bana, ariko mbona uko nsenga. Mu by'ukuri ntabwo nari nitaye kuvuga ngo ko nakoreraga amafaranga y'ukwezi, ndibaza ko nakoreraga ibihumbi niba atari 11 ndibaza ko ari nka 12 ngira ngo, kuko urwo rugo ndugira mu bantangije 8. Hanyuma nibwo mbaye umwana mu rugo, ndagenda atangira kuzajya yava ku kazi, yakoraga ku murenge wa Kimihurura, yava ku kazi akangira muri chambre ye akanganiriza, akanyere ku rukundo. Abana be bakankunda, tukajya ku meza, umugati uboneka akamenya kutugabanya, nkabona ko nta hantu na hato anyenze. Ndagira ngo mbwira abantu haracyariho abantu bafite urukundo, hariho abantu bafite ubumuntu. Imana yakuzana abantu bafite ubumuntu mu buzima bwawe kuko bw'umugambi Imana igufiteho. Hanyuma mu by'ukuri Emmanuel ntabwo nari niteze ibyo ankorera yuko nari mbyiteze. Numvaga ko nzaba wo mu rwenda yashaka n'umukozi akamwiruka nanjye nkamukora, ariko nzanyamo nuko njya gusenga, ariko ntabwo uko nabitekereza ariko byagenze. Hanyuma nibwo yagiye kuri banke, ndabyibuka banke Popiyeri, aragenda yaka amafaranga 350, ntabwo nzabyibagirwa. Aragenda itangurira mashini mu mujyi, mashini ya photocopieuse. Hanyuma ayitereka ku murenge wa Kimihurura, abenshi niho banzi. Hanyuma afungurira kantine, ashyiramo ibintu byose bigenewe kantine, amakarita, buri kintu cyose kiba kiri muri kantine. Ampa niyo photocopieuse, yarambwira tujye ubyuka mu gitondo ugenda ujye ku kazi. Urumva mu by'ukuri ni amavuta agira gute akandagira amateka. Urumva ntangiye kwisanzura mu by'ukuri, nkavuga nese nanjye nabona umuntu nkunda.
nabona umuntu unyitaho ariko nagira ngo nkubwire ngo nukuri haracyari 7,000 bitapfukamira bayari hariho wakwitaho ndagira ngo mbwire umuntu ashaka kuba afite umubabaro arimo yumva kino kiganiro ndagira ngo nkubwire ngo humura utuze umutima mu ijuru hari Imana ishoboye byose. Haleluya. Hanyuma aragenda gura imashini aragenda arambwira ngo ambwira umubare w'amafaranga azajya nkuramo ku munsi fungure konte yawe ku munsi mu mafaranga ukore yo gukuramo aya naye. Hanyuma niko byagenze nguriza imbuto ntiri mu ngwa. Hanyuma nibwo nagiye koko yabimbwiye ndabikora ndagira nkubwiza ukuri ngo nagize umugisha urumva ariko nayifite no kwaka gukizwa cyane wari ukuntu ukizwa cyane ukumva uraka. Narasengaga ndasenga arambwira atari ko ushake n'umurimo ujya gukora mu itorero ariko ngiye mu baririmbyi numva ntago byemera. Ndagira ngo mbwire abantu banteze amatwi iyo uri mu mpano itari yawe uvuna busanze warangiza kandi nawe nta nyungu ikugirira nta mumaro ariko iyo ugiye iyo ukoresheje impano yawe ari yawe ikugirira umumaro. Imana ishimwe. Hanyuma ndangije ngiye mu baririmbyi numva ntago byakunda arambwira ati se uzakora iki ndavuga ni mama ndumva gusenga nibyo nakunda nukuri mu byukuri namye nzi gusenga ndi umunyamasengesho namye numva mbikunze. Hanyuma nibwo nagiye mu binginzi ndagira nkubwiza ukuri mu byukuri ahantu Imana yashyize haratunguranye cyangwa haratangaje kuri ngewe. Abinginzi b'itorero ryacu bari abantu bakuru bari abagabo bakuru bakuze ababyeyi bakuze nta rubyiruko rwari rurimo n'uwo mubyeyi wanjye niho yararira n'umuvuga butumwa ariko ari n'umwinginzi w'itorero. Hanyuma arambwira ndamubwira ni mama ndumva nafashwa no gusenga mba umunyamasengesho. Arambwira ati nta kibazo nzakubariza groupe y'abanyamasengesho ko bagushyiramo. Mu byukuri bashyizemo ari nge mwana urimo. Barambwira ati nta kibazo azaze barakurumva nagiye mu banyamasengesho barandera mbana n'abantu bakuru burya iyo ubana n'abantu bakuru ukora ibintu by'abakozi. Hanyuma nibwo ninje mu masengesho urumva afite n'akazi urumva mu byukuri mbyutse mu gitondo ndakarabye mvuye muri kakazi ko mu rugo ndakarabye ngiye ndakarabye ndacya ndimo ndasa neza ndabyuka mu gitondo nk'abandi ndajya ku kazi nimugoroba ndajya ku rusengero niba ntagiye ku rusengero ndagiza mu rugo ariko umva mu byukuri hari amateka yandahindutse ku buzima bwanjye. Haleluya. Dufite Imana ihindura amateka dufite Imana ikomeye dufite Imana isinya ntiyagira usinyura kandi yarambuye ukuboko nta waguhina. Izere Imana irashoboye irakora. Mu byukuri ndatangira ndasenga nkura n'abanyamasengesho batandukanye aho ngaho mama yakoreshaga abakozi b'abanyamasengesho basenga batangira kunyigisha ngo basenga ubutayu batangira kunyigisha ngo basenga ubuvumo. Mama mwakurushya ntabwo yigeze ambongamira ku gusenga. Nakunze gusenga Emmanuel narasenze ndasenga nkumva ndahagirwa no gusenga urumva ariko no muri ako kazi nagakiranukagamo none Imana ikamperamo n'umugisha ukomeye. Hari igihe imashini kuri primatere yapfaga hari ya KBC gapfa noneho abantu bose bakazi wanje urumva noteri niwe yakoreraga iwacu nabonaga amafaranga menshi ateye ubwoba nayahama mama makishima akabona ko ari umugisha. Haleluya. Turashima Imana mu buzima hari imirimo izagukorera cyangwa ikagukoresha igatuma n'ukuri ibintu bigenda neza. Hanyuma urumva mfatana n'abanyamasengesho batangira kunyigisha ubutayu batangira kunyigisha ubuvumo ntangira kumva Imana ahivuga. Imana ikamwe ngo nduwiteka ndi Imana nje kukugirira neza ukumva umuntu akubwiye bya bindi wavutse mutarubizi. Imana iravuga Imana irakora Imana ivuga ndayishaka Imana ivuga nkumva ndashaka kurwerwa nuko imbwira ukumva ikubwiye amateka yiwanyu umuntu atazi kumva Emmanuel mwahuye cyangwa Madebora atakuzi akubwiye bya bindi by'iwanyu. Ndatangiye ndaryoherwa cyane ndakizwa ndamaramaza kambabwire gukizwa neza bizana umugisha kandi gukizwa neza bituma karande ikuvaho. Hanyuma nibwo urumva ndatangiye gusenga ndibuka ko umunsi umwe twigeze kurara munsi ya primatire hari ruhurura yajyaga mu rw'intare abazi yari akimihurura tuyiraramo ninjoro nakurushya mama ndavuga ngiye kurara mu butara bwate nta kibazo genda ariko urumva yagiranga impungenge byase nk'umwana w'umukobwa yagiranga impungenge cyane ndavuga ngiye gusenga gusa namubwiye ngiye gusengera twinjiramo n'abandi abanyamasengesho numva umuntu aramfasha arampanuriye ariko hari ukuntu umuntu yasaga akazi kamwe ngo wa mwana mbonye Imana izakugirira neza mbonye imbere yawe ari heza cyane. No hari igihe rimwe na rimwe Imana ikubwira ibihabanye n'ubwenge bwawe ukumva ntabwo bishoboka ariko ngiye kukubwira ngo byose birashoboka ku Mana. Haleluya. Byose birashoboka ku Mana. Imana ishimwe. Hanyuma ninjira mu buvumo twinjiramo ari abagabo ari abagore twinjiranamo hanyuma turasenga numva umuntu aramfasha umuhanuzi arambwira ati nduwiteka Imana
mbonye uzaba nyina w'amahanga, mbonye uzaba umuntu ukomeye. Basi Imana imbwira ibintu natekereza karande tuvukamo. Buno gihe mvuka mu muryango wa karande, umuryango ishuro nyinshi ari mu muryango w'ubusambanyi, ushaka kubyara ugasiga iwanyu, kwa kuno umukobwa ajya kubyara ariko agasiga umwana iwabo. Uwo mwuka uri mu muryango mvukamo. Hanyuma ariko nkishijwe neza kuko icyo cyane ibyo byaha ntabwo rwose nimbijyamo ko ntafite ababyeyi bazanyitaho. Hari ubundi hari ikuntu hari Imana izikashyira ikibazo imbere, igashyira bariyeri imbere yawe. Nukuri naho utajya kugirwa inama, ariko reba imbere yawe Imana iba yaraguhaye. Hari ikibazo utagomba kuvuga ngo reka ngo mpohe kubw'ikibazo urimo cyangwa kubw'imiterere yawe uhagazemo. Hanyuma irambwe ngo nzakugirira neza, uzaba umukozi wanjye, uzagenda amahanga, ibintu byinshi bikomeye. Ariko kubera ubwonko bwanjye na karande mfite imbwira iwanyu use hari aho havi iki, uri ifubyi, uzabona icyo uzabaho gutese. Ariko ndakomeza ndasenga. Hanyuma Imana irambwira ngo ngiye kugukorera ubukwe. Emmanuel nkumva ntago bishoboka. Ubukwe mu mujyi wa Kigali, urugo, nzaguha urugo rwiza, nzaguha abana, nzakugirira neza, byinshi bikomeye. Hari ibintu bivuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza, ni kumuri bya 41. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta nuwabimenya uko biri. Ariko icyo nzino kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Haleluya. Iby'Imana ikora biradutangaza. Lotesevomando. Iby'Imana ikora biradutangaza. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana namwe ngo nje kugukorera ubukwe. Natekereza karande, natekereza uburyo nababaye, natekereza uburyo ntazwi, natekereza uburyo natawe, natekereza uburyo ubuzima nabaye mu nkumva ntago byashoboka. Ariko nje kubwira umuntu ngo humura. Haleluya. Hari amavuta akandagira amateka. Hari ibintu Imana ikora bigahita bikandagira amateka yahuvuka n'abakuzi. Haleluya. Imana ikagusobanura uko byose irabishoboye. Emerera Imana ize mu buzima bwawe. Emerera Imana yakiri kubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Emerera Kristo aze abe muri wowe, ature muri wowe, abe ubuturo bw'Uwiteka. Haleluya. Kandi Uwiteka tura mu buturo bwejejwe. Imana ishimwe. Hanyuma sibwo byatinze, ntago byatinze Emmanuel. Ndakomeza ndasenga, ntangira kujyana nabo banyamasengesho, ntangira kujyana n'ababyeyi bakuru, namye ngendana n'ababyeyi bakuru. Iyo ugendana n'umuntu ukuze urakura, ugira ibitekerezo byagutse. Ko umuntu yavuze ngo mbwira uwo uriwe, nanjye nkubwira uwo ndiwe. Kuko burya nugenda nugenda n'umusinzi uzamusinzi, nugenda n'umusambanyi uzamusambanyi, nugenda n'umuntu udafite ibitekerezo nta bitekerezo uzagira, nta kintu uzimarira mu buzima. Kandi Imana yaraguhaye misiyo kugira icyo wimarira ku buzima bwawe. Ugasanga Imana iguhaye umwanya ariko utaye muza nta musaruro ubyaje. Kuko buri muntu wese Imana yamuremeye ko agomba kuyubahisha kandi nawe akagira umusaruro. Hanyuma nibwo nkomeje gusenga. Ndabyibuka ko twagiye gusengana mu cyumba, Imana irongera iravuga, ari naho nahuye n'umutware wanjye. Imana iravuga kwije ku umutware wanjye yigisha ku ijambo ryitwa Esteri, yigije ku ijambo ryitwa Esteri, numva ndafashijwe. Aho ngaho naho Imana irahambwirira, ntago byatinze. Nabonye umugabo, mbona umutware, dukora ubukwe, Imana idukora ubukwe. Ubukwe bwanjye bwabaye amateka. Mu by'ukuri naricaye mera nk'uguye muri koma kubwo abantu nabonaga. Imana ikora. Imana ikuzanira abantu, Imana inzanira abantu, Imana impindurira izina. Nanjye nkora ubukwe mu mujyi wa Kigali, nanjye ndasabwa ndakwa, nubahisha ababyeyi banjye. Abantu bose bari banze batangarira Imana. Hanyuma urugo ndugezemo ndabyara. Hanyuma irampamagara, numva umugabo wanjye twabanye n'umuvuga butumwa aza kuba pasiteri. Numva nakunze ibintu byo gusenga cyane, umunyamasengesho, umwinginzi, ndasenga. Hanyuma Imana igenda nzamurika mbura, uzaba umukozi wanjye, nzagutuma, nzagukoresha. Hanyuma Imana igenda ibikora gutyo. Nduwo rero niwe mama Debora, niwe nakubwiraga. Nje kubwira abantu ngo Imana irakora, nje kubwira abantu ngo Imana igira neza, nje kubwira Imana iratabara. Rero iyo karande nari twari dufite twavukagamo yo kubyara, bamwe bagasiga amasinye, bamwe bagiye basiga abana wabo, ntabwo twigeze twebwe tugeraho. Kuko twakira umwami n'umukiza, tubera umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, turakizwa neza, turamara amaza. Buriya karande gukurikirana utakishijwe. Hari karande ubaho, ushobora kuririmba ugifite karande ariko utarakizwa neza. Ngiye mbona gukizwa neza ukemera Kristo akaza mu buzima bwawe no kuruhindurirwa amateka. Urumva narakijijwe n'abandi bagenzi banjye muri famiye, tugenda dukizwa.
kujya muri bavuga ngo nidukizwa n'imiryango yacu izakizwa. Twagiye dukizwa, abasore barakizwa, abakobwa barakizwa, tugenda dukura amakwe nta bana dusize iwacu. Rero Imana irakora, Imana iratabara, Imana ishoboye byose. Hari umuntu ushaka kuba uri mu nyumva abona ibibazo bimukomereye, ariko reka nze mubwire ngo niyiringire Imana. Nukuri Imana ya Emmanuel, Imana niringiye Imana kandi ntabwo yigeze inkozi isoni. Imana yambereye Imana. Rero Imana irashoboye, Imana iratabara. Hari umuntu yenda ushaka kumva aya mateka, kumva yuko bidashoboka, ariko nje kuvuga ngo birashoboka. Birashoboka kuva mu businzi, birashoboka. Nukuri nta hantu haba Imana itagukura, nta hantu heza Imana itakugeza. Mu by'ukuri kubw'ubuzima nari ndimo, byari gushaka kunangira nari kubikirara nk'abandi. Byari gushoboka ko inshuro nyinshi tugenda gukura mu bipangu by'abandi tugasanga abagabo batarimo umwuka w'Imana badakijijwe, barimo satani n'abadayimoni. Ariko mu by'ukuri Imana yambereye Imana, Imana indindira aho hantu. Rero hari amavuta akandagira amateka. Nje kubwira umuntu ngo witekereza aho wavutse si ikibazo, aho uvuka ntabwo ari ikibazo, ahubwo senga Imana ihindura amateka. Ntabwo kuba utarize, urumva mu by'ukuri Imana ngo nzaguza n'abakomeye, nzaguza ukibaza ukavuga ngo nzamuza ko harayo nize, hari amashuri wawize ariko atakwemera kujya ahurenga. Ariko nagiye ngo Imana ntireba amashuri, ntireba imiryango. Imana ishimwe, haleluya. Ntireba aho uvuka, gusuye ubahadanye navuze ngo ukora ibyo gukiranuka umuhanga Imana iramwemera, amara kumwemera ikamwemeza n'abantu. Imana ni kwemera izakwemeza n'abantu. Imana irashoboye, ntabwo izereka kutagwa, ni gutuma iduhamagara turabaswa, ariko ntabwo dukoresha turabaswa. Abantu babyumve, ni Imana igukuramo ubuswa ikakwigisha ishuri ryayo. Kandi ibintu by'Imana bigusaba kumenya ngo niki Imana ifiteho, nuwe mugambi Imana ishakaho. Ese ko Imana imbwiye ngo nzagira hano, nzahagira nciye he? Hari ibintu Imana ibanza kugucishamo kugira ngo igucunde gushakamo amavuta. Nkunda kuvuga iryo jambo. Ibintu byose ushobora guca mu ntambara n'ibibazo n'ibikomere bikomeye, Imana igucunda igushakamo amavuta kugira ngo ubuhamya izakuremera ubuhamya bw'ejo hazaza. Imana ishimwe cyane. Rero ndagira ngo mbwire umuntu nteze amatwi, nukuri Imana iratabara, Imana igira neza, Imana irashoboye, Imana irakora. Imana narayibonye ngeze ku mwana wa 5 umubyaye, mbyara umwana ufite ubumuga. Hanyuma ufite ubumuga, bavukanye ubumuga, babana badahaguruka, batagira ikintu bimarira. Hanyuma nasenze Imana ikomeye, nirukana uwo mwuka wari kumbabaza. Birashaka ko mu buzima wahura n'ibintu utigeze witega, ariko nje kukubwira ngo iringira Imana irashoboye. Haleluya. Narasenze bidashoboka, abaganga bambwiye ngo nukuri ntabwo azakira, n'ubumuga nyine yavukanye. Urumva ubumuga kuvukana ntabwo azahaguruka. Bambwiye ngo naga banjyana muri shambure, baranyihanganisha, barampumuriza, bambwiye ngo humura, nta kundi bigomba kugenda, nta kindi wakora. Barambwira ngo ariko ufite amafaranga ngo twetwe banyureza igihugu kimwe, wajya muri kiriya gihugu kugira ngo wenda bagufashe, ariko nukugufasha ntabwo azakira. Ariko nizera Kristo nabonye wankuye mu buyaye, nizera Kristo nabonye unyubakira urugo. Imana ishimwe, haleluya. Ubundi ahantu mwacanye n'Imana n'imbaraga uzakoresha mu kindi gihe. Aho burya umuntu acana n'Imana, muri bya bibazo ucana n'Imana, ibyo nibyo bigutera imbaraga zo gukomeza. Haleluya. Numva nizeye Imana ndavuga ngo nta cyananira Imana. Yankoreye biriya n'ibindi yabikora. Itarigeze ndeba mu mashuri n'imiryango naho naciye, ibindi yabikora. Nasenze Imana mara imyaka 3 n'igice, umwana wanjye akururuka nk'inzoka, agenda adahaguruka, atabona. Imyaka 3 n'igice irangiye ndabyibuka. Imana ishimwe 2020 ndangije nsenga Imana, nakomeje gusenga Imana ndakiranuka. Sinagendera mu bigare. Undi arukuntu umuntu yica ugafata umuhamagaro wawe, ukawushyira mu w'abandi. Ni wowe yahamagaye, nge mama Deborah yahamagaye ngenyine, na Emmanuel yamuhamagaye wenyine. Icyo mpamya niko mwahura mwese mukazamurana. Hanyuma nsenga Imana ndayibona, nasenze Imana yera. Hanyuma Imana yambwira ngo nkuruhuye umuruho witeka kwera kuzankorera. Reka nkubwize ukuri, Imana irakubona nk'umuntu w'umumaro. Wikiyica, wikiyandarika, wikitesha agaciro, wikora ibyaha birasajisha, ibyaha bituma utagira agaciro. Imana ihimbazwe, ibyaha bituma imiryango ifungwa, ariko iyo wubashye Imana irakubahisha. Imyaka 3 n'igice igize umwana wanjye, Imana yamuhagurutse, iramwe ngo nkurinze umuruho witeka. Uzagenda ubwira abantu banjye ko ndi Imana iruhura, uzagenda ubwira abantu banjye ko ndi Imana ikiza, uzagenda ubwira abantu ko ndi Imana ifite amaboko. Nabonye Imana ikora mu buzima bwanjye, mbona Imana impagurukirije umwana atarabonaga, mbona arabonye. Yarebaga kwa kundi bavuga ngo bareba imira ntibareba neza. Umwana yarakurukaga nta mubiri afite, ariko ni Imana igifata igahagurutsa. Imana yampagurukirije umwana, n'umwana wanjye aragenda. Nukuri ndashima Imana yakoze byinshi mu buzima bwanjye, bitumiye Imana naza nkakubwira ngo yizere. Birashoboka ko ufite intimba n'umubabaro, birashoboka ko
uwumva ngo nta hantu uzagenda ndagira nkugure ngo uzahagera mama birashaka kubonye ngo ingo zabeshi zarasenyutse wowe gambira neza mu mutima wawe abandi n'abandi bashire mu kindi cyumba cyabo n'abandi wowe ni wowe ubaha Imana ugendane n'Imana uyubahishe nayo izakubahisha Yesu ashimwe cyane ari kumbona muri 2021 uko nari imeze ntabwo ariko nyimeze hari ababonaga ko nta mumaro nabagirira ariko ndobagirira babonaga ko nta mumaro ngiye nta cyamvamo ariko kubera kubaha Imana kiranyubahishije ndagira ngo rero nizera Imana uwo muntu wishwe na karande amajwi arimo amubwira ngo ntabwo uzatera imbere ngo iwanyu ngo ntabwo mwubaka ngo iwanyu ngo ntabwo mugera kure uzahagera halebo sifoman uzahagera ni wubahiye Imana uzahagera nugambira neza mu mutima ukagendana na Kristo uzahagera n'umwami mwiza utajuhimuka haleluya muri ibyo bivuze ngo ntabwo ajya hemuka ntabwo ajya kandi ajya hinduka ntabwo ajya nahindurwa n'ibihe Imana ishimwe cyane abantu bajya bahura nibazo bagasubira inyuma ariko wisubira inyuma ndategeza ko ari ibintu biguhinyuza ariko ibiguhinyuza birahari ibikumwaza birahari ibiguca intege birahari ariko komeza urugendo uzagerayo reka dusangire iri jambo ndumva ririmo nifasha nawe rigufashe ni Imigani 14 murongo 26 na 27 baravuga ngo ubaha Uwiteka afite ibyiringiro bikomeye kandi abana be bazabona ubuhungiro kubaha Uwiteka n'isoko y'ubugingo bituma abantu batandukana n'imitego y'urupfu Imana ishimwe cyane kubaha Uwiteka ukamwubahisha wa mubyeyi we ukagenda nk'ababyeyi ugakora nk'ababyeyi ukagira imico nk'iy'ababyeyi ukamwubahisha mu buzima urimo nubwo waba uri mu buzima bw'ubukene ariko nagira ngo nkubwire ngo mu gitondo wakina nyuma saa 6 ugakira nagira ngo nkubwire ngo Imana ifite ubushobozi shaba nyavuga ngo hari kurira kwararira umuntu ariko bwata mu gitondo impundu zikavuga nagira ngo nkubwire ngo humura hari amavuta Imana igomba kuguhaga kanagira amateka haleluya ababonaga ko nta kintu wagira ukakigira kubera Imana ngo kubaha Uwiteka Imana ishimwe ubaha Uwiteka afite ibyiringiro bikomeye afite ko atazakorwa n'isoni kandi avuga ngo kandi abana be bazabona ubuhungiro wa mugabo we nubaha Imana abana be bazabona umugisha wa mubyeyi we nuko wa mukobwa we n'umusore uzabona Imana izahindura ubuzima n'amateka iyi Imana dukorera ntabwo yumva amabwire iyi Imana dukora nta muntu ujya kuyiguteranyaho umuntu we yaguteranya n'undi bikemera ariko ibyo ntibyakemera kuko ntawaguteranya n'Imana cyaguteranya Imana n'ibyaha ureka ibyaha Imana izakugirira neza nanjye mfite ijambo nanjye mbere bese umugisha Yesu ashimwe cyane kubaha Uwiteka haleluya ubaha Imana izakubahisha ntago bivuze yuko muvuka mu muryango utaragize utunga uzatunga kubera kubaha Imana karande ikizwa no gusenga karande ikeneye wiha umwanya bidafite umumaro mu buzima bwabo haleluya haba ngo kandi ngo kubaha Uwiteka n'isoko y'ubugingo bigatuma abantu batandukana n'urupfu kubaha Imana ntabwo uzapfa urupfu rwa kabiri kubaha Imana ni byiza abana bacu bazagera kure za karande twavutsemo abana bacu ntabwo bazazibona Yesu ashimwe cyane ubuzima nacemo ntabwo umwana wanjye azabuca nize gusenga namenye Kristo ukuraho karande ni umwuka udukurikirana utuma dusubire hasi twa kugira icyo tugeraho ariko iyo wasenzura kubitumenya imbaraga mu Rwanda n'izarizo kwagira mu rugo ukabona bimwe biranga ko ariko ni ikihe kirimo kindwanya niko ndi mubi niko umugabo ari mubi ariko hari imbaraga zimo zikurwanya gusenga bijya bikingura ijuru gusenga bijya bikuraho imisozi gusenga bijya bihamagara bitariho bikabaho gusenga haleluya gusenga biguha amavuta ukagira ubwenge data mukabana iyo wabanye na data indi konigisi yaguha haleluya abantu bakabona kusanga ariko abantu hari abantu basanje kudasa nk'abandi nubwo tugenda nk'abandi tukarya nk'abandi tukamera nk'abandi ariko ntabwo dusa nkabo hari ikindi kirere turimo ndakwifuriza kugira ikindi kirere ubamo ho muri amwijuru hari Imana ishoboye byose hari Imana ikora hari Imana ihindura ubuzima hari Imana itanga igikundiro Imana ikaguhuza no mutari kuzahura haleluya Imana ikakugeza aho utari kuzagera mu miryango yanyu aho batageze aho uzahagera Imana ishimwe ibyo imiryango sonye ko batakoze aho uzabikora
letofe enema. Haleluya. Dufite Imana yera izabana nabera mu gihugu cyabera. Izera Imana waba unteze amatwi, waba warasubiye inyuma, wabona bikugoye, wabona wihebye, ubumvuga ngo urugo rurakunaniye, abana barakunaniye, komeza usenge. Uyu munsi niba byanze, ejo niba ubona uyu munsi byanze, ejo bizemera. Haleluya. Wirambirwa kuri uwo mwami. Imana ihimbazwe. Haleluya. Ndumva mfashijwe. Haleluya. Dufite Imana twabonye muri ibyo bibazo nasenze Imana. Ibyampinyuzaga byari byinshi, ibyankubaga byari byinshi, amajwi yari menshi, ariko navuga ngo nukuri yavuganye nanjye niyo kwizerwa. Bya bindi yakoze n'ibindi zabikora. Haleluya. Witsindwa, ntiwemere gutsindwa n'umwanzi. Ntiwemere gutsindwa ngo karande yongere gusubize mu busambanyi urabuvuyemo. Ngo ubuze igihumbi ngo wongere ngo ujye gusambana. Ho iyo ni karande cuwo mugozi. None waba utabonye igihumbi ukabona arenze igihumbi. Dufite Imana ikomeye, dufite amaboko y'Imana aribo bantu bafite ubumuntu. Nutuza umutima Imana irakora. Yeze gusenga umunsi mwamwe ngo abana bawe amashuri wigeze amashuri utiza abana bawe bazayiga. Ya abana banje baziga amashuri meza ntigeze niga. Imana ikimbazwe. Ntabwo nkanzwe naho mvuka. Nzahagera. Ni nizera Imana. Yesu ashimwe cyane. Waba unkurikiranye rero wumvaga ubuzima bugoye, wumvaga byanze, wumvaga bidashoboka. Mama Debra nanjye Imana yangiriye neza. Nanjye yampaye ijambo. Yamuje n'abakomeye. Haleluya. Kumva gukomera nuko wumva ukavuga ngo kanaka bwe bakubwira ngo nzagera hariya ra uzahajya kubera nabona ijambo ra. Yesu ashimwe cyane. Ibi byose biva mu kubaha Imana. Tugiye gusenga Imana warucitse intege, wari wihebye, wari wiganyiriye, ariko reka nkubwire ngo humura, hari amavuta akandagira amateka. Abantu bakazi ko avuga kwa runaka, ariko kwa runaka bigahinduka. Yesu baramumwajura ngo uriya ngo uvuga ngo kumubaje kwa Yosefu, ariko ntago wazi ko Yesu yageze mu yandi mateka ahindura, yarazi ko amavuta ahindura ni mateka. Nguriya se ngo mubabaje ko ngo habikise ngo ni ikihe kiza cyaturuka i Nazareti, ariko ntago bari bazi ko arandi mavuta yagezemo ahindura amateka. Yakoze ibitangaza. Haleluya. Niba twe twaramwizaga kuri ibitangaza, Yesu atubwira ngo nukuri ibyo ntakoze mwebwe muzabikora. Hari ibyo Yesu atakoze tugomba gukora. Haleluya. Kumwizeye dufite ubutware n'ubushobozi kandi turabami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Ntabwo badufite bw'ibihe, dufite nyiri bihe uturwanirira. Haleluya. Izere Kristo akugirire neza, akuruhure nikaruhura, ajya ruhura urushye, ajya atanga ijambo kutarifite, ajya atanga agaciro kutagafite, ajya atanga icyubahiro utari gifite. Yesu ashimwe cyane. Izere Imana. Haleluya. Ntukangwe n'abazi aho uvuka. Hari abazi aho uvuka ngo nta kiza kizaza, ariko kizahaturuka ni wubaha Imana. Ngo ntabwo nzagera hari ugasanga utuye ku Kibuye n'ahandi ngo ntabwo ndagira mu mujyi wa Kigali. Ugomba gukandagira ayo mateka mabi, ukajya mu mavuta akanagira amateka. Ntugere i Kigali gusa ukurara indege ukajya mu bindi bihugu. Ugomba kwihanurira. Niwe ugomba guhanurira ubuzima bwawe. Kabyuka mu gitondo ngo nzagera kure, gera mbyuka mu gitondo nzagera kure. Nubwo iyo mpuye n'intambara ndavuga ngo oya, hari Imana yavuze nzagera kure, ugasimbuka ntiwiganyire. Uzahagera ni wizera Imana. Ntabwo runaka ari ugenewe kuhagera, nawe uzahagera ndetse unarushaho yageze. Tugiye gusenga Imana. Hari umukobwa ugeze mu myaka 35 ngo wacu ngo ntabwo dushaka. Hoya. Uracyari muri karande, va muri karande. Ubwira Imana guha amavuta akanagira amateka. Ngo tubyare ngo iwacu ngo tuba mu muryango ngo tuvuka ngo twese ngo tubyare uko batubaze. Oya, ibyo byange iyo ni karande kubita. Murumva ngo twebwe ngo tubyare ngo nasima ngo mu muryango wacu nyine ngo nasima ngo turabimenyereye ngo numwuka tuba. Oya, anga uwo mwuka mu izina rya Yesu. Ntabwo bivuze ko ibyabaye ku bandi we bizakubaho. Ngo ntabwo ngo twubaka ngo zikomere. Iyo ni karande. Urwa rugomba gukomera mu izina rya Yesu. Ngo iyo dushatse ngo turaharikwa. No. Va muri karande. Ugomba gushaka urugo rwawe rwenyine ntawo musangiye umugabo. Iyo ni karande kigukurikirana. Imana ikumpera amavuta akandagira amateka. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Warucitse intege, wumvaga wiganyira, wumvaga wihebye. Nanjye yangiriye neza nabikubwiye. Iyangiriye neza reka kutakugirira neza. Nakoze akazi kumurugo ubuzima bugoye bukomeye. Ndarametse abana abandi baryamye ngenda nzenguruka. Ariko nanjye yamaye abana beza. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu Imana ikora mu buzima bwawe naho utavuga ngo usakuze. Byonyine ibikorwa Imana igukoreye bigatuma usobanukirwa uriho. Reka dusenga Imana. Uragahore ku ngoma Nshuti yabera byiringiro bizima mu mbaraga z'umwuka wera. Udateteza bakwisunzura ingabo mu mahino Nshuti yabera. Uri ifura mu bazutse umugabo ukomeye. Ntabwo ujye uhinduka cyangwa uhindurwe n'ibihe.
uko ari ejo niko kiri mu izina rya Yesu. Nsengeye buri muntu wese urafite kwe no kwiganyira. Hari igihe byambayeho mwami ntaseka ntishima ntanezerewe numva ntacyo navuga mu bandi ariko nkwaciriye halebo sefomando umbera inshuti nziza umbera umujyanama mwiza umbera umubyeyi uruta abandi babyeyi. Ndasengera buri wese wari wihebye wumvaga ko atazagira aho agera ndamusenga ye niyakira amavuta akanagira amateka mu izina rya Yesu Kristo kuko nta hantu habutakura umunana hano utamugeza uri rubashobasha ibyananiranye. Halebo sifoma enemo twarakubonye ukora imirimo twarakubonye ugira neza twarakubonye uratabara twarakubonye uhindura ibihe Imana ihabwe icubahiro twarakubonye dukura mu bikome byitwa bwihebe twarakubonye ubusanya amaboko twarakubonye ijoro ryanze gucyura rikesha lesefo ndakwibutse mwami twarakubonye watubereye Imana. Halebo sifoma waduhaye agaciro tutari tugafite wakubise karande zirahunga izina ry'Uwiteka rihabwe icubahiro. Ndasengera buri muntu wese mwami Imana uduteza amatwi reka kimara kumva mwami ubuhamya n'iri jambo reka yizere umugeze enevomando umugeze mwami Imana mu mugisha izina rya Yesu mwami. Ndasengera bari batinze mu gikombe bwihebe ngo bakure mu gikombe mu izina rya Yesu mwami. Ukubita imbaraga z'umwijima ibitero byose bibarwanya ndabihagaritse ndafata mpiri mu izina rya Yesu. Mpamagaye Imana ikomeye urakoze Uwiteka Imana nyiringabo urakoze mwami Imana kuzizira mwami Imana muri no jambo agiye kubona Imana. Ndabi arasifo ndagushimiye mwami hala takini minivomandorebo ndagushimiye ko abantu bohoye kandi ndagushimiye ko ari abantu mwami Imana bari barishize mu kindi cyumba cy'urupfu ariko ndagushimiye ko ukuye abantu mu rupfu izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro bamene umugisha bagirire neza bazaze gushima bavuga ngo barizeye. Haleluya elevo simando babona Imana. Ndagushimiye ko ukoresheje amaboko yawe akomeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo Nazareti. Amen amen amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ubumwe bw'Abera Ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi imuha amavuta ngo gende uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka utera umuhati mu rubibi amateka nayo agashyiraho imbago gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamwita mbarimo mbari. Mfite amateka yo kubumba amategura mbumbira umudugudu tutuyemo amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amateka arankubise bambaza ngo ariko ubundi ukora iki ndi umunama. Amavuta akandagira amateka nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we amavuta akandagira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera ibintu byose biranyerera. Mavuta wihangane hari ibyo umuntu aba yiwe